abagore bafite ubushobozi bwo guca imiryango, abakobwa bafite ubushobozi bwo guhagarika igisekuru cy'iwanyu. Kuko niba ubwe yaza mu rugo wawe n'ubundi akabyara n'abandi bantu birashoboka, kandi ntabwo wamenya ngo umwana si uwanjye. Kuko nk'ubu mwumva ngo abana mu bigunda 100% ntabwo umugore abyara umwana umugabo akunze yamujugunye. Mwewe neza abandi mwaramutse abari mu Rwanda mu ntara enye zose z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abatwumvira hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje, mbifuriza amahoro y'Imana. Umwaka turi kurangiza ndetse niwo tuzatangira muzawugiremo ibyiza byinshi, ari amahoro ndetse n'umukire mwifuza byose bizabagereho. Muri DMT Rwanda twabanye namwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye biri mu nsanganyamatsiko n'ubundi zinyuranye, ari iz'abahanzi, ari ubuzima bw'umuryango, ubw'umuntu ku giti cyiwe, ariko byose n'ubundi nagahora kagaruka kuko itimu nagenda yaguka cyane, ariko gushakisha ibyisumbuyeho. Ubwo dufite byinshi cyane aho biri ku murongo, nta kongera gutindana kumwe kuzabaho kuko byose ubu birahari. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikintu kimwe kijyanye no kumenya umwana utunze niba ari uwawe, kuko abagabo benshi ndetse n'ingo zo mu miryango kugira ibibazo bitandukanye bituma abantu batandukana, ariko ntacyo bitwaye kubera ko ni umuryango hagiye ubaho ukagira ibibazo nyine abantu bagatandukana kugira ngo wicane, ariko tugiye kureba ngo ese ubundi umugabo we yamubwira iki ko umwana afite mu rugo ari uwe. Ibintu bigoye cyane kuko hari byane bivugwa nk'amamite cyangwa se mo kimwe ibitekerezo biri muri rubanda ariko bidafite kuri byubakiyeho, ngo arebe ukusa niba se amatwi muhuje cyangwa se ibirenge uko atambuka. Ushobora kureba se niba avuga nkawe cyangwa se akunda gutebya nko gutebya. Hari n'abarengera akavuga bati burya umwana atambuka nka se, birashoboka. Ariko ibyo bareberaho byose ari groupe y'amaraso cyangwa se ko yaravukiye iwawe ntabwo bihagije. Burya ikimenyetso ntakuka cy'uko umwana ari uwawe mu buzima bwose bwa buri munsi nuko mujya kwa muganga mugapima DNA, uturemangingo twibanze tubahuza wowe nk'umwana ndetse n'ababyeyi be, ibyo muhuriyeho bituma mwubaka umubano ushingiye ku maraso, uvuga ko nyine wowe n'umwana ari uwawe. Ibyo bintu rero ni ikintu gikomeye cyane kubera ko imiryango myinshi itandukanye hari abagenda babana ariko ugasanga abana batanu bavutse mu rugo, yenda abana babiri cyangwa se umwe cyangwa nta n'umwe nyine ari uwawe. Tukazirikana ko mu Rwanda kimwe n'imico yose yo muri Afrika cyangwa se n'ahandi ku isi, igisekuru akenshi cyubakirwa ku mugabo, ugasanga umugabo niwe uherekanya umuryango, bakavuga uro kwande ni kwa kanaka wa kanaka wa kanaka, ariko ugasanga nyine atondekanya ku mugabo. Abagore rero benshi nibo bafite nyine uburenganzira kugira ngo icyo gisekuru gikomeze kubakirwa. Uburyo ngiye gusobanura ni ukuvuga ngo umugore ukomeze kose ari uwawe umukunda cyangwa atagukunda, ibyo ngibyo n'umuryango nyine kubuteye, ariko ikuri nuko umugore niwe uhitamo kororotsa umuryango ashatsemo cyangwa se kuhagarika. Imiryango myinshi bifite ndetse nk'umuhungu nk'umwe akavuga bati na se twite ku musore wacu azungura umuryango wacu y'igisekuru gikomeza kuranda imizi. Akakigira kirekire. Murabizi neza ko nyine bavuga ngo nyina w'umwana ase w'umwana amenywa na nyina. Hari impamvu nuko umugore ashobora kuza mu muryango agahitamo kutakubyarira cyangwa se akahitamo kukubyarira. Ni ibintu bisa nkaho biteye ubwoba kubera ko abantu benshi bajya basanga abana batunze mu rugo bariye amashuri, bitangiye bagakora byose bishoboka, bakabutunzi bwabo bakandikishaho ama business, bagasanga nyuma abana ntagara babo ari undi muntu uje kubarekarama, cyangwa se mu gihe ashwanye n'umugore waterera n'ubundi reka none umwana mwereke se nyase n'uwo atazaguma kwita se kandi yamara mudahuje amaraso. Icyo gihe rero umubyeyi ugira agahinda gakomeye cyane kubera yuko haba hari icyarabaye nyine. Icyabaye nuko umugore yahisemo guhagarika igisekuru cyawe, yahisemo guhagarika nyine umuryango wawe, nubwo mwaba mubana gute murarana ijoro kurindi, ariko ahitamo kukubyara cyangwa kutakubyarira. Angaha hazaho inama ikomeye cyane ku basore batarashaka cyangwa se abandi turi kurambagiza, nyine ntitube nk'ishakira mu rugo ngo zimwe zitabaza amoko, ariko kubaza amoko no kumenya ngo uyu muntu ni umuntu wo kwizerwa, ni umuntu twabana mu rugo akazungura umuryango wanjye. Ese mu by'ukuri aje mu muryango awukunze awushaka? Hakabaho kumenya ngo niba ngiye gushakana n'umuntu
arashaka ko duhuza imiryango yacu ikororoka, ntagashaka ubutunzi ifite cyangwa se guhunga ubuseribateri bumurambiye cyangwa se n'ikindi kintu ariko afite undi akunda ku ruhande. Ahubwo nk'umusore ukwiye kumenya neza ko umuntu ugiye kubana koko afite gahunda yo kuzakugira undi muntu sekuru w'amahanga, ukabimenya neza. Haba hari ibigoye nyine ko ntabwo ari umutima w'umuntu, ariko hari by'ingenzi warebaho. Niba ufite n'ubutunzi ushobora kukigerageza ku mukobwa, cyangwa se ufite amashuri cyangwa kandi kazi keza, ariko ari kwaka twarareka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kamenya ngo noneho uko turi kubana mbanye n'umuntu tugiye gushakana kuko nshaka ko uko ateye nuko yiyumva mu mutima nzabona undi umeze nkawe, umuryango we ugakomeza. Akaba sekuru w'amahanga nyine kagira igisekuru. We musore shishoza neza, umenye niba ubutunzi bwawe butata mu gishuko umukobwa, bigatuma agambira kuza mu rugo iwawe aje gushaka imitungo ariko atagukunda, n'abana ntabazakubyarira. Kuko hari undi muntu akunda ku ruhande ashaka kuzabyarira abo bana, yifuza ko umuntu yikundira we nibura kubona undi usa nawe, undi ukora nkawe cyangwa se mu kimwe azi ko akomoka kuri we, byamunezeza. Gushaka ni ukubaza, ni ukureba. Kubaza si ukujya kuvuga ngo ese umushaka cyangwa se mureke, ahubwo ufite intego yawe ku giti cyawe, ariko umenya neza ko amakuru yisumbuye kuyurebesha amaso ku mukobwa ugiye gushakana nawe uyafite. By'umwihariko kubasha gusoma imbamutima ziwe, ukamenya ko kuko yifuza kubyarana nawe, akasagira umuryango, agaheka abana bari abawe koko, ubundi mukunguka umuryango wawe ugakomeza. Ibyo rero bica mu nzira nyinshi cyane. Mu gutegura umugore muzabana harimo no kumubera mwiza, kuko hari igihe uba utaba mwiza ahubwo ibyo ufite bikaba byiza akabikurikira. Nakurikira ibyo ufite byiza utari mwiza ntazakubyarira umwana, kandi atabyara umwana wawe nyine nta kuzuka uzaba ufite. Nubwo wajya amazuru gute uvuga ngo ndi kugerageza kubyara umwana, ntabwo byakunda kuko ni amahitamo yiwe. Ufite inshingano zo kumutegura mu buryo bw'imibereho yiwe, akakubona mu bwiza busumbye ibyiza ufite, kugira ngo najya kugira mu rugo iwawe azahitemo koko uwo muryango ukomeza kubaho. Abagore bafite ubushobozi bwo guca imiryango, abakobwa bafite ubushobozi bwo guhagarika igisekuru cy'iwanyu. Kuko niba ubwe yaza mu rugo iwawe n'ubundi akabyara n'abandi bantu, birashoboka kandi ntabwo wamenya ngo umwana si uwanjye. Ubyo wareberaho byose wanasanga munasa, kuko abantu banye iminsi myinshi usanga basa, ugasanga yenda se wowe n'umugore mutangiye gusa, ariko niba ufite ubushobozi bwo guhagarika igisekuru cyawe akagihagarika burundu. Ibyo ngibyo ndabyimurira ku ruhande rw'abagabo bafite ingo zabo. Ushobora kuba umugabo ufite urugo rwawe, ariko nyine ufite inshingano zikomeye zo gukomeza kwereka umugore wawe ubwiza bwawe, kugira ngo abone ko wamugani uri soko nziza yo kuvomwaho amazi azahabwa abandi bantu. Kuri umugabo mwiza wo kubyara abandi bana baba mwiza nkawe, ukamutetesha nyine niba bishoboka, ukamuha byiza bishoboka ushoboye nk'umugabo, kugira ngo nyine abone ko igisekuru cyawe gikomeza kubaho kuko nta mbogamizi bifite mu muryango mugari. Ahangaha ahangaha ni ibintu bikomeye cyane mu muryango mugari nyarwanda, ko ugenda ukura umunsi ku wundi. Mwumva amadivorce agenda acicikana, mwumva ibindi bintu bikomeye bishobora gutuma imiryango ihagarara. Hari ukutabana neza, bamwe bakahitamo gutandukana, ariko unabijyanisha n'ikiguzi cy'ubuzima gihenze cyane hano hanze. Ugasanga kugira umugore ave mu rugo aravuga ati nzakubanira buryarya, nkubere mu nzu, umuceri nkomeze nkurye ndya akanyama, nibyo na ngombwa dusohoka nushaka ntuzangurira, ariko cyase ntuzanyirate kuri ndi umugore wawe, ariko ndi mu rugo wawe nibereho neza. Kuko arabona déplacement, akazi keza ashobora kubona bitewe n'uko izina ryawe wenda riramuzamura, ashobora kubona ibindi byiza yirata ku bandi bagore bagenzi biwe, ariko mu by'ukuri ahari kubw'ikiguzi cy'ubuzima atinya kubona hanze, atahari kubw'urukundo. Icyo gihe nkubwire nta mwana uzabyara iwawe, nunamubyara ni impuhwe nyine zo kuvuga ngo wenda se nari ibyo muhaye igihembo, ariko mu by'ukuri atagambire ko wowe wakururuka wagera kure cyane nk'umuntu washatse umuryango uvuga ati nzororoke mbyara abana nguze umuryango nagura amaboko. Ni ikintu gikomeye rero dufatireho, tumenye ngo umuryango wacu ufite ibibazo bitandukanye yego, ariko tunawuha n'imbaraga zishingiye mu kuwutegura. Niba ugiye gutegura umuryango uri umusore, menya ngo nzajya kurambagiza, ariko se nzarambagiza umuntu yifuza yuko nakororoka. Ni kwa kubaza nyine, kwa kubaza ko kumenya ngo amakuru ari kunjyana hehe. Nzashaka umugore ese akimara kugera mu rugo nzamuha ubwiza
bw'umutima wiwe bumunejeje ku buryo yumva ko kubyarira abana banjye akanabaheka bitazamubera ikibazo. Hanyuma bafata nabi, murabizi neza kuko nk'ubu mwumva ngo abana mu bigunda 100% ntabwo umugore abyarira umwana umugabo akunze yamujugunya, ahubwo ahanini usanga nubwo atari 100% umugore abyarinda yego tayiteguye, ariko kubera ko nanone umugabo yabyaranye nawe atifuza ko azukira muri we umwana akanamujugunya. Bike ku rundi ruhande urenze ubushobozi, urenze igitutu cy'umuryango, urenze ideni asengeramo, ukanenga byose tutekereza ko byatuma umwana atabwa, umubyeyi afite ubushobozi bwo kunamba ku mbuto aciririye muri we y'umugabo agiye kubyarira. Aho ngaho rero nukunga imiryango, nukongera gutekereza ngo nta buryo na bumwe mfite bwo kuzamenya ko umwana avukiye mu rugo wanjye ari uwanjye, nta n'uburyo na bumwe mfite bwo kuzamenya ngo umwana ngiye kubyara ko umuntu ujya gushakana nawe azambyarira. Ariko hari uburyo busigaye bwo kwita kuri wa mugore kugira ngo nibura urukundo abona umufitiye, imibanire abona umugezaho, umutima abona ufite koko ukwiye kuzukira mu bandi bantu. Bivuga neza, abanasoma Bibiliya bazi neza ko nyantwari zizwi zikomeye inyinshi zagiye ziburira ubuzima nyine mu maboko y'abagore n'abanyembaraga, kubera ko nibo bimeza imiryango, nibo bungura imiryango, nibo batanga isura y'imiryango, nibo bahereza ubwo bushobozi bwo kuramba umuryango akomera cyane. Niyo mpamvu niba kuko muzi neza ko mufite nk'umukazana angahe ikibazo gikomeye cyane, tuzi mu miryango yagutse ko bikunda kuvugwa intambara ihoraho y'abakazana n'abaramukazi babo cyangwa se mo kimwe na ba nyirabukwe. Ariko iyo ntambara yakwiye gukoraho, kubera ko wowe nyakobukwe cyangwa se wowe nyina w'umuhungu nushora intambara ku mukazana yashatse, birashoboka cyane ko uzima amahirwe umuhungu wawe yo kuzabyarana umwana na wa muntu. Uzabatanya cyangwa se mo kimwe ugira mu ruhare mu kubana nabi kwabo, ariko ntabwo bishoboka yuko uzahana none uburenganzira bwuzuye umugabo bwo kugira abana mu rugo. Niba ukunda umuhungu wawe ko ushaka ko yakororoka, usabwa gukunda umugore yashatse kugira ngo nawe amuhaye amahirwe yo kororoka, amuhaye amahirwe kubyara umwana uvukiye mu rugo rwo kuko abaruwe. Iyo ni inshingano ikomeye cyane. Ibyo bihereza inshingano nini ku babyeyi b'umuhungu, ku bavukanye be, ndetse no ku bandi bantu umuryango mugari w'umuhungu akiri umukobwa, kumusigasira bose bavuye hasi bavuye inyuma kubw'urukundo akunda umuhungu wabo, kugira ngo nyine azabyara umwana kuko amubyariye uwo mugabo. Bitaba ibyo ngibyo tuzagenda tubona imiryango, tuzi ngo imiryango abari bayifite baracyahari, ariko mu by'ukuri barahindutse kera cyane. Mu butunzi bwo mu muryango barasanga umuryango wanyu ntabwo ubutunzi bukirimo, ahubwo bwimukiye ahandi hantu, kubera ko uwarazwe bya bintu ntabwo akomoka mu muryango wanyu. Abo bose bakwiye neza n'abana bakwiye neza, kubera ko ntabwo babihisemo, ariko umugore we akwiye neza kuruta, kugira ngo aguhitiremo kuzuka kwawe, aguhitiremo kuguma kubaho, aguhitiremo igisekuru, anakwemerera ko nyine uzabase w'amahanga, uko niwe kirimeza imiryango abishatse abihagarika, cyangwa kimwe se ugakomeza ukegera imbere. DMT Rwanda ifite byinshi cyane byubakiye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Umuryango mugari, utakora subscribe wayikora kugira ngo tujye tujyana buri munsi, kandi nta kure nyine tutazagira ko tuzagira umwanya munini cyane gutumira abantu benshi bafite ubumenyi bwisumbuye cyane kubwo tuvuga, kuko bafite n'ingero ndetse na experience via ahandi hantu, haba muri domaine yabo, haba mu muryango yabo, tubisangire, tubikoreho ubugororangingo ndetse n'inyumvirizo, tubihereze icyerekezo cyatuma wowe uri kutwumva cyangwa se mo kimwe ufite kubura natwe ugira amakuru yibanze umenya ku muryango n'icyo akwiye kuri gukora kugira ngo umuryango wawe ukomeze usugire kandi uhereza hazaza. Niba utarakoze subscribe mwibutse wayikora. Abantu tumaze ku muryango mugari cyane, kandi tweze kugira ku byinshi cyane bizakurikiraho. Ngo haye karibu rero tujyane tuzagira neyo. Ciao ciao.